ko umuntu watanze cyangwa wakiriye indonke mu by'ukuri byagaragaye yuko icyaha cya ruswa ari icyaha kibi ndetse kinafite ingaruka zihambaye, bityo rero ubushobozi bw'inzego zibishinzwe ziza kugaragara yuko iki cyaha cya ruswa kigomba kuba icyaha kidasaza. Yaba arakorera imiryango itegamiye kuri leta, aba bose kuri iki gisobanuro cya ruswa cyasohotse muri 2018 muri iri tegeko mu ngingo ya 2 mu gaka ka 2 bisobanura yuko buri muntu wese agomba gukurikiranwaho igikorwa yakozwe kiri muri iyo context ya ruswa. Bimwe muri ibyo bikorwa bishaka kugaragaza icyaha cya ruswa cyakurikiranwa ku muntu waba bikoze ni bikurikira. Icya mbere gusaba no gusezeranywa cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina. Ibi bijya biba ibintu bibabaje. Aya makuru nayo yagiye ashyirwa nk'aho ari igikorwa cya ruswa, ariko nyamara ikibabaje ni uko abantu baba bakorewe ibi bikorwa biri muri kategori ya ruswa batabitangira amakuru ku gihe, cyangwa se yaba naguhaye amakuru watangira kubikurikirana bagatangira kumvikana, kuko ibyo ari byose hari igihe usanga bari babumvikanye ariko nyuma bakaza umwe gutega ubundi, nyamara ugasanga umuntu aje gutanga amakuru nko ku rwego rw'umuvunyi hashize nk'imyaka 3. Ntabwo rero biba byoroshye nk'ishimisha mubiri kuba wakurikirana ibimenyetso kugira ngo uwabikoze abiryozwe. Bityo rero ugasanga turabasaba nk'abafatanyabikorwa muri uru rugamba rwo kurwanya ruswa yuko aho mwajya mumenya ayo makuru mwajya mudufasha, kuko n'ubundi musanzwe mwubahiriza inshingano zanyu neza kugira ngo igikorwa cyaba cyabaye, kuko ikintu cy'igisobanuro kandi namwe mufite amakuru ni ukuvuga irishimisha mubiri bishobora gukorerwa yaba igitsina gore cyangwa n'abagabo, kuko ayo makuru arahari yuko muri ubu atari aba victims cyangwa abo bikorwa ushobora kuba ari igitsina gabo cyangwa n'ab'igitsina gore, ariko kenshi ugasanga igitsina gore aricyo gishobora kuba kiganje. Ikindi gikorwa gukoresha igitinyiro. Ibi byagiye bisobanurwa no mu bindi biganiro byatambutse yuko nabyo biri mu bikorwa bigaragaramo ruswa. Ikindi gishobora kunyereza umutungo wa leta, n'ibi nabyo ni icyaha gikurikiranwa nka ruswa. Nanone gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Ibi ngibi byajyaga biba mu nzego zitandukanye, ariko ugasanga amafaranga yagenewe iki bayakoresheje ikindi, ugasanga abayobozi babyihisha inyuma bakagerageza gutanga ibisobanuro, nyamara ibi nabyo bihanwa nk'icyaha cya ruswa. Kuba leta yarateganyijwe yuko iki gikorwa gikoreshwa ibi, nyamara wowe ukabishyira mu bindi, ibiba biri inyuma n'ibindi byinshi kandi bitari byiza. Bityo rero icyo amafaranga yagenewe aba akwiriye kuba aricyo agendwaho. Nanone kandi ikindi kigaragara nk'igikorwa kirimo ruswa cyangwa cyakurikiranwa na ruswa ni gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro. Ibi mwakoze mubisobanura muti hari amakuru aba akenewe ku bintu bimwe na bimwe biba bigomba gufasha abaturage, kugira ngo namwe nk'uko muri iyi nkingi ikomeye mu kugira ngo mufashe abaturage kumenya n'uburenganzira bwabo mushingiye ku mwuga wanyu. Bityo rero umutungo wa leta ukwiriye gukoreshwa neza mu nyungu za rubanda. Bityo rero iyo unyuranyije nabyo ukurikiranwaho nk'umuntu wakoze icyo cyaha cya ruswa. Gusonera bitemewe n'amategeko, ni ukuvuga ngo amategeko ajyaho agateganywa ibigomba gutanga imisoro cyangwa n'ibindi byose n'amahoro. Bityo rero iyo usoneye bitemewe n'amategeko nabyo ubikurikiranwaho nk'icyaha cya ruswa. Nanone kwaka cyangwa kwakira amafaranga bidakwiye cyangwa arenze ateganyijwe. Buri kintu cyose cyaba ari igisoresho cyangwa cyishyurwa amafaranga, umubare nyirizina uba ugomba kuba udashidikanywaho. Ntabwo ari ibintu umuntu agomba kuvugurura ukundi bitari mu
mategeko cyangwa mu mabwiriza, bityo rero ubirengaho aba agomba gukurikiranwaho n'icyaha cya ruswa. Nanone kandi gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu bwite. Ibyo ari byo byose impamvu amategeko ajyaho aho atanga ububasha cyane cyane nk'uko bagiye babibasobanura ni mu nyungu z'abaturage, bityo rero ntabwo umuyobozi agomba kujyaho cyangwa urwego runaka rujyaho kugira ngo bishyigikire umuntu ku giti cye, nyamara biba bishingiye ku nyungu rusange, bityo uba ugomba gukora mu nyungu rusange bitari mu nyungu zawe. Nanone kandi kwiha inyungu zinyuranye n'amategeko, ibi nabyo biri mu bikorwa bikurikiranwa nka ruswa. Mu by'ukuri nk'uko nabibabwiye, iri tegeko ryateganyije ibikorwa bigaragaramo ruswa cyangwa byitwa ruswa cyangwa bikurikiranwa na ruswa kugira ngo bibe byinshi, hatagira na kimwe kiva muri iyo context y'ibigomba gukurikirana, kuko twagiye tubibona cyangwa namwe mufite amakuru, ugiye ushaka igisobanuro cya ruswa mu bihugu bitandukanye byaba ari mu bice by'imigabane by'isi biri hamwe, usanga kenshi bifitanye isano ariko nyamara bigenda hari igihindukaho. Ariko nk'uko iri tegeko ryasohotse 2018 byateganyijwe ko ibikorwa byose bigaragaramo ruswa bikurikiranwa nka ruswa. Nyuma y'icyo gisobanuro kigaragaza ibijyanye n'icyo ruswa icyo ari cyo, nakwihutira ntarambiranye ku bijyanye n'impamvu zishobora gutera ruswa cyangwa zishobora gutuma umuntu yakira cyangwa asaba ruswa. Mu by'ukuri nazo ni nyinshi, ushobora no kuzisobanura bishingiye n'ibiri kuri tere cyangwa ibigaragara, ariko muri iyi context y'iki kiganiro cyacu turaza kwemeranya kuri izi zikurikira. Icya mbere, kugira ngo umuntu asabe cyangwa yakire ruswa, cya mbere cyiganje mu bushakashatsi bwagiye bukorwa ni ukubura ubunyangamugayo. Mu by'ukuri uretse no kuba wabura umunyangamugayo ukaka ruswa cyangwa ukayakira, n'ubundi no mu zindi ndangagaciro nyinshi bitari inyangamugayo biba bigoranye kugira ngo wubahirize inshingano zawe cyangwa se witware uko bikwiye imbere ya rubanda cyangwa naho ugomba kwitwararika mu nshingano zawe. Nanone indi mpamvu ishobora gutera ruswa, abaturage badasobanukiwe uburenganzira bwabo. Ariko ubu ikintu gishimishije mu bufatanye bwanyu n'izindi nzego, abaturage bagenda barushaho gusobanukirwa uburenganzira bwabo. Ariko nanone iki kiracyari kimwe mu mpamvu zishobora gutera ruswa, kuko byagiye bivugwa mu bushakashatsi urwego rw'umuvunyi bwagiye rukora mu nzego z'ibanze, ugasanga umuturage aravuga ati bansabye amazi y'ikaramu, bansabye bafite ukuntu babitondeka bikurikije n'akarere aho wagiye, bityo rero kutamenya neza uburenganzira bwabo bushingiye ku mategeko nabyo biri mu mpamvu zishobora gutera ruswa. Nanone kandi umuco n'imigenzo gakondo, hari imigenzo na n'ubu itaracika, nubwo hariho ingamba nyinshi zo guca iyo mico itari myiza, ariko n'ubu biracyariho nubwo bitari ku rwego nk'uko rwariho mu myaka yatambutse. Nanone kandi kwikubira no gushaka gukira utabivunikiye, hari igihe nk'uko mubifitiye amakuru cyangwa n'ubushakashatsi mujya mukora cyangwa n'izindi nshingano zanyu natwe n'abandi bose, hari igihe umuntu ashyirwa mu mwanya cyangwa se akagira amahirwe yo kuba yakora ku rwego runaka, mu gihe cy'umwaka bakaba ashaka kuba atunze ibirenze ubushobozi bwe, akaba ashaka kuba afite inzu y'imodoka nziza n'ubundi burenganzira bwose, ariko nyamara buhabanye n'ubwo amategeko amuha. Bityo rero gushaka gukira vuba birenze ibyo amategeko akugena nabyo biri mu mpamvu zishobora gutera ruswa. Nanone kandi inda nini n'umururumba nabyo biri mu mpamvu zishobora gutera ruswa. Udakorera mu mucyo, nkuko mwahoze mubivuga, ugasanga umuntu arakuburabuza cyangwa araburabuza uburyo wamenya neza uburyo atanga serivisi. Bityo rero nabyo kuba ibintu bidasobanutse bidakorerwa mu mucyo nabyo bishobora kuba impamvu zishobora gutera ruswa. Bityo rero nanone kwiheba ukumva ko ruswa igomba kubaho, iyi mpamvu nayo ifite uburemere buhambaye, kuko nk'iki kiganiro mufite tujya duhura n'ibindi byiciro bitandukanye. Hari n'igihe duhura n'urubyiruko mukabaganirira ibijyanye na ruswa n'imyitwarire n'iki byose. Umuntu umwe yigeze guhaguruka aratubwira ati nka biriya ruswa ishingiye ku yishimisha mubiri,
umwana umwe w'umukobwa aratubwira wari yarari mu kigero cy'imyaka 25 aravuga ati ibyo rega byo muvuga nkanye ubwanjye ndumva murimo kuntesha igihe atahubwo wampa umuntu naha iyo ruswa ishingiye ku gitsina kuko maze igihe kinini ndaje kwiga nyamara nabuze akazi ugasanga rero rimwe na rimwe kwiheba no kumva ubuzima ubwanze bishobora gutuma rimwe na rimwe biba impamvu umubwo yabivugaga mu ruhame nuko duteraniye akavuga ati jewe ahubwo wampa n'uyinsaba kugira ngo ibyo numva nk'ibibazo bindemereye bikemuke nanone kandi kuba itangazamakuru ridakora ubushakashatsi ngo rishingire ahagaragara ibikorwa byagaragayemo ruswa ni ukuvuga ngo ubundi nk'uko namwe mubizi yuko muri muri ukuboko guhambaye kwakabaye kudufasha kurwana ubu rugamba bityo rero turabasaba mu bushishozi bwanyu n'ubwenge n'uburyo bwose bw'ubushishozi mushingiye ku byo mukora ko muramutse mugiye mukora ubushakashatsi amategeko arahari abemerera kubona amakuru ibintu byose byagiyeho kugira ngo buri mwuga wose uhabwa agaciro ndetse n'inshingano n'uburenganzira kuko burya inshingano n'uburenganzira birajyana ufite inshingano kandi ushaka kuzishyira mu bikorwa nta burenganzira ufite nabwo buriya uba ufite imbogamizi ariko ubu mufite uburenganzira bwo gusaba amakuru ndetse niyo bayabimye ku rwego rw'umuvunyi ukabafasha kugira ngo ubwo burenganzira bwanyu mwavukijwe muhabwe bityo rero ubu burenganzira n'inshingano zanyu nziza nk'uko bizwi ko muri ukundi kuboko guhambaye gufasha kugira ngo inshingano n'umuturage no muri rusange ubuzima busanzwe bw'igihugu bugende neza yuko muri ukuboko tuzi neza yuko dufatanyije hamwe ibintu byagenda neza nyuma muri iyo ncamake y'impamvu zishobora gutera ruswa mu by'ukuri nakwihutira ku ngaruka mu by'ukuri nk'uko muri mwese umuntu yamuhagurutse ingaruka za ruswa ubushakashatsi n'abamenyi b'ibyo byose byagaragaza yuko nta ngaruka nziza za ruswa zibaho icyambere ruswa nk'ingaruka gutesha ubuyobozi icyubahiro n'icyizere mu by'ukuri iyo igihugu cyamunzwe na ruswa abaturage batera abayobozi bariho icyizere bityo rero nicyo gituma abayobozi bagomba kugira nubwo twese uruhare rwacu dukeneye muri uru rugamba ariko n'abayobozi bagomba gukora ibishoboka hashyirwaho inzego n'amategeko agomba guhashya iki cyago cya ruswa nanone kandi mu zindi ngaruka ku bijyanye na ruswa ni ukubangamira umutekano rusange w'abantu mu by'ukuri nk'uko twabonye mu mpamvu zishobora gutera ruswa yuko kutamenya uburenganzira bwawe birababaje kuba umuntu uri mu kigero cy'abantu wenda atishoboye wenda afite akarima hinga ariko buryo afite bw'imibereho umuntu agenda akamubwira ati mpiserifa ko umuntu watanze cyangwa wakiriye indonke mu rwego rwo gufasha ubutabera kubona ibimenyetso ku cyaha cya ruswa ntafatwa nk'uwakoze icyaha iyo yabimenyesheje inzego z'ubutabera mbere y'uko icyo cyaha gikorwa ni ukuvuga ngo umuntu akaba yarakuzengereje yarakuzonze ndetse bitanoroshye kugira ngo umuntu afatwe ni ukuvuga ngo icyo gihe nubwo waba ugiye kwakira ruswa cyangwa ugiye kuyimuha ukamenyesha inzego z'ubutabera mbere bishatse kuvuga iki mbere bishatse kuvuga yuko ni ukuvuga ngo ushobora kwakira cyangwa gutanga ruswa uyu munsi uzabimenyeshe ku cyumweru ni ukuvuga ngo biba bitagishobotse ariko iyo ubimenyesheje mbere ni ukuvuga ngo iyo mbere ifasha izo nzego z'ubutabera kugira ngo zikurikirane neza ibijyanye n'ukuntu ayo mafaranga agiye gutangwa cyangwa n'uwo muntu agiye kuyaha kuko byaba byose muzi neza ko icyaha cya ruswa yaba ari utanga yaba ari n'uwakira bose barahanwa bityo rero iyo uramutse witwaye neza ugatanga amakuru mbere ntabwo uryozwa nk'umuntu wakoze icyaha cya ruswa nanone mu gika cy'iyi ngingo akomeza hasobanura ko nta buryozwa cyaha bubaho ku muntu watanze cyangwa wakiriye indonke ubimenyesheje inzego z'ubutabera mbere y'uko ikurikiranwa ry'icyaha ritangira atanga amakuru cyangwa agaragaza ibimenyetso bityo rero iyi ngingo iri muri iri tegeko yashyizwemo kugira ngo abantu bakangurirwe cyangwa se bafashwe abafite ubushake
nuko twizera yuko muri bamwe bafite ubwo bushake cyangwa kugira ngo tujye muri uru rugamba neza ndetse tuzarutsinde, yuko hari umuntu wakuzengereza cyangwa nawe guporopoza cyangwa nawe ujye akubwira ati mpa kugira ngo mbigenze gutyo, mwatangira amakuru ku gihe kugira ngo ntube umuryozwa cyaha muri ubu buryo bukurikira wabivuze mbere. Nanone kandi mu bushishozi bw'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, kubera nk'uko nari mbanje kuvuga ingaruka za ruswa, mu by'ukuri byagaragaye yuko icyaha cya ruswa ari icyaha kibi ndetse kinafite ingaruka zihambaye. Bityo rero ubushishozi bw'inzego zibishinzwe ziza kugaragara yuko iki cyaha cya ruswa kigomba kuba icyaha kidasaza. Ni ukuvuga ngo iki cyaha cya ruswa impamvu cyiswe bigashyirwa no mu itegeko, ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose wakoze iki cyaha cya ruswa, byaba nyuma y'imyaka 50, byaba nyuma y'imyaka 30, iki cyaha igihe cyose ubutabera buzagushyikirira uragikurikirana. Ibi bikaba biteganywa mu ngingo ya 21 y'iri tegeko rya 2018. Bisobanura ko nk'uko hari n'ibindi byaha bidasaza harimo nka jenoside na ruswa kubera ingaruka za yombi, ndetse n'ubundi burenganzira bwose iyo ruswa yabaye ivutsa abenegihugu, nyamara kandi urwego rw'igihugu cyangwa inzego za leta zose no mu bufatanye n'inzego zose nk'uko ziriho dushinzwe kugira neza abaturage bakabaho neza ndetse n'iterambere tukagiraho. Bityo rero n'iki cyaha cya ruswa kubera ingaruka zigira byabaye ngombwa yuko bishyirwa muri iri tegeko rikaba icyaha kidasaza nk'uko biteganywa mu ngingo ya 21 y'iri tegeko rya 2018. Bityo rero mu gusoza nta kindi kintu umuntu yasoreza ku bijyanye n'ibyijyanye n'uburyo bwo gukumira no kurwanya ruswa. Ni ukuvuga yuko amakuru nabaha ya ngombwa nuko urugamba rwo gukumira no kurwanya ruswa ari urugamba rwa buri wese, yaba urwego rw'umuvunyi, yaba abanyamakuru n'abandi bose, umuturarwanda uwo ari we wese mu buryo bwe n'imibereho mibi. Urugamba ni urwa twese kugira ngo tuzarusheho kurutsinda. Nshoje mbashimira kuba mwankurikiranye ndetse nabizeza yuko ikibazo cyose cyajyana ku bijyanye n'ibyo twavuze n'ibindi byose byarushaho kugira ngo mwubahirize inshingano zanyu twabikora. Murakoze.